Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Njye basuhuza nitwa Nkundamahoro Salomo. Mbahaye ikaze mu kiganiro umwanya wanjye n'Imana. Ikiganiro dukora buri wa mbere kuri iyi channel Undi Umwe Official, tuganira ukuntu umukristo akwiriye kugirana ubusabane n'Imana. Impamvu y'ubusabane nuko butuma uwo dusabana nawe turushaho gusa nawe no kumumenya mu buryo bwagutse, kandi bikaduha gukura dusa nawe aho kugira ngo tugwingire cyangwa se tugire imibereho idashimishije tugakorera uwo tutazi. Muri iki kiganiro tubona ko kandi atari uyu mwanya gusa umwe mu cyumweru umuntu akwiriye gusabana n'Imana, ahubwo buri kintu cyose urimo ukora, aho waba uri kugikorera hose, utumira Imana cyangwa se wemerera Imana ukagikora uganira nayo. Nicyo cyitwa umutima wo kuramya cyangwa se ubuzima buramya Imana. Hari abantu batekereza ko kuramya Imana ari uko kuririmba indirimbo zigenda gahoro bazamuye amaboko, bakumva ko ari igikorwa kirangirira mu rusengero. Ariko kuramya ni ubuzima, kandi bizanakomeza nyuma y'ubu buzima ubwo tuzabana n'Imana iteka ryose mu bwami bwayo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro, turagaruka mu kanya. Muri iki kiganiro uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ko ubusabane bwacu n'Imana butazarangirira inaha ku isi gusa, ahubwo buzanakomeza, kuko abizera dufite ibyiringiro, kandi ni nako Umwuka Wera aduhamiriza mu mitima yacu ko turi abana b'Imana. Hanyuma rero kuba turi abana b'Imana ubwabyo biduhesha umurage, biduhesha gakondo mu bwami bwa Data uwo watubyaye. Kristo yaduhuje n'Imana, Imana iratwemera, ubu turi abayo, turiho n'ikimenyetso cy'umwuka wayo ho ingwate yaduhaye ko turi abayo, tuzabana nayo rero iteka ryose. Nibyo byiringiro mfite, nawe niba waramaje kwizera nibyo byiringiro ufite. Turi hano mu isi gusa kugira ngo n'abandi batari bamenya Imana tubunge nayo, ariko rendezvous, gahunda ni ukuzabana n'Umwami. Nyuma rero mu kubana nawe tuzagirana ubusabane, tuzakomeza gusabana nawe noneho binarushijeho, turi kumwe nawe amaso ku maso, turebana duhanganye. Hari umuririmbyi uvuga ngo nungenza utyo Mwami, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa, ngo nibwo nzakumenya nk'uko nzi Mukiza, ngo niratire imbere yawe ko tuzahorana. Bivuze ngo njye mfite amatsiko, mfite ubwuzu, mfite ibineza neza byo kuzarebana n'Imana mu maso duhanganye. Imana ishimwe, haleluya. Umutima wawe nawe ugire ibyo byiringiro nk'igitsikamutima, ugire ibyo byiringiro, nibwo imibabaro y'igisi itazakubasha. Uzabona ibyo uri guhura nabyo ari bitoya ugereranyije n'ubwiza ubikiwe. Petero iyo abigezeho aravuga ngo tubikiwe ikamba, tubikiwe umurage udashobora kubora, udashobora kwandura, udashobora kugajuka. Tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo 25:23. Haranditse ngo shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Ni umugani Yesu yacaga, ariko kenshi niwe wabaga wigarukaho. Iyo yavugaga umugaragu na shebuja, umugaragu yabaga ari Yesu, hanyuma shebuja akaba
mumbabarire, umugaragu yabaga ari abantu batandukanye, bamwe muri twe bahabwa inshingano, hanyuma shebuja cyangwa se databuja ariwe dukorera akaba ariwe Kristo Yesu. Hanyuma ahangaha naho rero aragaragaza, yari arimo kuvuga kuri ba bantu bari bahawe itaranto, hanyuma arimo kubabwira ukuntu shebuja agarutse yatanze ingororano kuri aba bantu n'ukuntu yabahaye ingororano. Icyo nshaka kuvuga ni ukuntu Kristo Yesu azadushimira ubwo tuzaba dutabarutse tunesheje, arimo kuduha ikaze mu bwami bwa Data. Iri ni ryo jambo azatubwira, atubwira ngo tuze turagwe umunezero wa Data. Nongere nsome muri Matayo 26:29 haranditse ngo, ariko nababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Aha naho hari ibanga, aha naho hari randevu, aha naho hari ikintu cyo kwitondera, hari ikintu cyo kwitaho. Icyo yavuze ko tuzasangirira nawe ku meza magari, tuzasangirira nawe ku meza magari vino nshya. Umuteguro wa Yesu uratangaje, ubwe yivugira ko agiye kudutegurira aho tuzaba, ngo mu rugo rwa Data hari amazu menshi, ngiye abadahari ababitubwiye. Ibyiringiro nuko ngo ahari natwe tuzabanayo, bivuze ngo rero tuzajya n'igihe cy'umusangiro nk'abana b'Imana. Haleluya. Bivuze ngo ubwo busabane rero buzahoraho. Iyo turimo dusabana n'Imana inaha biba ari umwitozo gusa, ariko hari ubusabane buruta ubundi tuzabamo. Rero gusabana n'Imana muri iki gihe cya none ni ikintu cyo kwitaho kandi cyo kwitondera, yewe cyo guhugukira, kubera yuko ibi byose ntiwabimenya utaboneye Imana umwanya. Ibintu usabana nabyo, ibintu witaho n'ibyo uha umwanya, ukaba uzanabisiga hano ku isi, muri make ni ukutamenya. Ni amafaranga, ni amashuri, ni abantu, kuko hari n'igihe umuntu yumva ko kubonera abantu umwanya no kuba ari gukora imirimo iri aho ngaho ari byo gusabana n'Imana. Imana gusabana nayo bisobanuye wowe nayo. Imirimo yose wakora iracyaguhamagarira ku birenge byayo, kuko niyo ikuzuzamo ibyo kujya kuvuga, niyo ikuzuzamo ibyo kujya kubwira abandi. Bivuze ngo ubusabane bw'Imana nawe, ubusabane bwawe n'Imana n'ubutakaza, uzamenye ko utakaje ikintu cy'ingenzi, kandi imirimo yose wakomeza gukora uzakomeza kuyikorera mu bwenge, mu buhanga, mu marangamutima, ariko nta musaruro bizazana. Ariko nuba connecte n'Imana, nubonera Imana umwanya uhoraho, nuvuga ngo uyu mugoroba, nuvuga ngo uyu mwanya nywushyizeho ntuhinduka, nzajya nsabana n'Imana. Nibyo koko ni bwa buzima bukomeje, ariko hari n'akanya gasaba gushyira ibindi ku ruhande ukihererana n'Imana. Imana nicyo nshaka, nubuhe butumwa mfitiye, nibihe bindi wanyuzuza nshobora gushyira abandi bantu wampaye. Hari abantu urimo ubwira, hari abantu urimo ubwiriza, ubonera Imana umwanya. Wikwibagirwa source, wikwibagirwa isoko ya byose, wikwibagirwa uwutuvomerera, wikwibagirwa uwutwuzuza ibyo dutanga. Ni umwami Yesu, niwe tujyaho akatwuzuza. Reka nongere nsome mu byahishuwe, naho tugiye gusoreza ubusabane. Noneho tuzaba turimo mu kuririmba no mu kuramya no mu gucurangira umwami wacu, inanga z'igitangaza tutari twigera tubona. Reka dusome 15 mu byahishuwe guhera ku murongo wa 2. Haranditse ngo, mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri bivanze n'umuriro, mbona n'abaturutse n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyacyo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri iyo nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, bafite inanga z'Imana. Imana ishimwe. 3, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bati, Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Iyo niyo ndirimbo tuzaba turirimba mu munezero mwinshi, turi kumwe na Data, tunezerewe iminsi yose. Imana ibahe umugisha. Nari ndimo ndababwira ubusabane bwacu n'Imana buzahoraho. Kudasabana nayo mu gihe cya none ni ukutamenya. Usabana n'ibindi bizashira,
ku bwanjye ni ukwibwa, ni ukunyagwa gukomeye. Icyampa ukabonera Imana umwanya, icyampa ugashaka Imana umwanya, ntuvuge ngo ndahuze. Abantu benshi ubwira Imana ngo ndahuze, Imana ikakubura, ukagenda ukajya mu bindi byose, ukaza imbere y'Imana unaniwe, ari akanya gacitse ku icumu gasagutse nabwo kandi uri gusinzira ufite ibitotsi. Wakwiye kuba ugenera Imana umwanya mu gitondo mbere y'akazi kawe, no mu kazi kawe ukayemerera mugakomeza kubana. Ubusabane n'Imana buzahoraho. Kubwira Imana kuyikunda ntuyibonere umwanya ni ukuyibeshya. Kutareka Imana ngo ifate umwanzuro, kutareka Imana ngo ifate umwanya mu byawe igiremo uruhare, ni ukuyibeshya. Niba usoma ijambo ryayo ariko ntiwemere ko muri buri gace k'ubuzima bwawe rikoreramo. Reka dusenge. Urakoze Imana kongera kutubwira iby'ubusabane bwacu nawe ko butazarangirira inaha mu isi, buzahoraho. Yewe turi mu mwitozo, tuzagera iwawe, tuzacuranga, tuzaririmba, tuzasangira nawe, uzaturirimbira, tuzumva amagambo meza, tukureba mu maso tutarimo kukubwirwa n'iby'umunezero mwinshi. Tuzicara dutuje, twuhirwe kuri iyo soko y'amazi y'ubugingo, tube muri uwo munezero, aho butira ngo buke, aho batababara, aho badapfusha, aho babayeho mu munezero. Icyubahiro nikikugarukire, ubane natwe, uduhe kukubonera umwanya, uturinde ubunebwe, udufashe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen.